rukunda mugaragara nta rukundo. Hari n'abagabo bibwira ngo akihakana umwana akibwira ngo wenda ngo nta mafaranga afite ntaki. Urukundo rw'umwana, umwana ntago akeneye amafaranga, akeneye rwa rukundo rw'umubyeyi rw'ababyeyi. Yego. Wowe mu bukene bwawe ita ku mwana wawe, si ngombwa ngo umuzanire ibya mirenge. Uko ureza umwana niko agufata. Ushobora kumurera rimwe ukamugurira ikintu ubundi ukamubwira ngo nta mafaranga mfite. Yego. Ariko wamubaye hafi. Yes, nkuko mubizi nitwa Peter Petero, umwana w'umuheburayo, nkaba ndi umunyamakuru w'Inyegamo TV. Uyu munsi tugiye gutangira tuganira n'umukobwa mwiza, si ubwa mbere mumubonye kuri no YouTube channel, kandi tujye tubibutsa mugiye mukora subscribe, tere comment, musharinge, nyabuna ni byiza birenze kurusha ibyo dukeneye cyane. Uyu munsi rero uyu mukobwa ikiganiro tugiye kuganiraho ntago ari ikiganiro kirenze cyane, ariko kuri we kirakomeye. Umukobwa ndagusuhuje wo kabyarawe. Murakoze cyane. Umuntu akubwiye ngo urakabyara uhinguye wabyumva ute? Ndakabyara uhinguye. Hinguye? Cyangwa ngo urakabyara ubyagije. Chayegereza mikoro umbwire sha. Umuntu akubwiye ati komera ramba ati kabyara uhinguye. Ndumva yabakubwiye ibintu byiza. Murakoze. Yabakubwiye ibintu byiza cyane. Ni ikinyarwanda kimbitse. Nk'abakobwa urabona uri umukobwa? Yego. Ariko uri n'umugore? Oya, ntago ndi umugore, ndi umukobwa. Niwe mugore ariko umugore wese ni umukobwa. Oya, bavuga umukobwa. Yego. Umukobwa wese ni umugore, ariko umugore wese si umukobwa. Yego. Yako kantu mba ngucanzemo ntago ubukumva. Kuko igihe ntago cyazenguruka ngo gisubiraho cyavuye. Yego. Imbogamiza abakobwa mujya muhura nazo muri ubu buzima buri hanze hanga. Noneho tugeze mu kintu ngo niba ni vision niko nabyita. Abakobwa bari hanze hanga akeshi muri no kudutera ubwoba, sibyo? Sugenda ubibona, ntukurikirana imbuga nkoranyambaga nyinshi, kwifata amavideo, kwambara ubusa, kugira gute, kuba batewe inda, guterwa inda cyane cyane n'abantu batazi cyangwa munabazi. Umuntu aguteye inda muhuye nka rimwe, kongera ugahita uhura n'undi nawe agakozaho, iyo nda wazamenya nyirayo buriya. Nta mubyeyi ugiye barerwa se w'umwana uko byagenda kose. Kosha waryamana n'abasore babiri ingunga imwe ukazamenya se w'uwo mwana. Cyakoza bibaye nko ku munsi umwe ntago wamenya papa w'umwana pe. Wazamumenya kivuka avutse. Yavutse ngo ushobora kumumenya. Bijya bibaho? Si bibaho? Bibaho ku bakobwa. Yego. Hari uwo wari wabyumva n'ibyo bintu ko yayobewe se w'umwana? Bibaho agatwitinda ariko akaba atazi se w'uwo mwana. Ari gushidikanya hahandi abwira nk'abajama babiri bahuye nko kuri uwo munsi, ati umwana n'uwawe, n'undi ati n'uwawe, kubera ko ntago abazi ngo use n'indi. Noneho umukobwa ashiduka afite ba papa w'umwana babiri. Umwana bafite ba se babiri. Kuko ariko ni na babiri kuko biba byaragiye bikicanga-canga. Ariko byana kwivangura ntiwamenya. Gusa umwana amenywa na nyina. Ise w'umwana ntajya amenya, ntajya ariko hari igihe nawe ababyiyumvamo ko yateye inda se cyane. Ariko watera inda ukabimenya. Cyangwa kigiza nkanabizi neza ko umwana ari uwe. None se ubu yakwigiza nkana gute? Nk'urugero, hari abajama abazi wenda yuko yaryamanye n'umukobwa, wamubwira ngo yaguteye inda, agahita abihakana. Umujama akihakana. Aketi waba umubeshya cyangwa unamubwiza ukuri? Ndibaza nta mukobwa wapfa kubeshya umuhungu
bijya bibaho abakobwa bari gutestinga yego bari gutestinga nk'umusore ariko akenshi nta mukobwa wakwifata akabwira umuhungu ngo umwana ni uwawe kandi atari uwawe ntabwo ibyo bintu bishoboka ariko se ko kari akantu ko gushyiramo ngo ngiye kukubeshya mbanze ndebe yuko unkunda kari akantu buriya ni sawara hari igihe ushobora kubikora wikinira ku mukobwa ugahita usanga urihemukiye cyane agahita avuga ati n'ubutaha yazabikora uyu nta mukobwa umurimo asanga yakuguraga n'umuceri agahita awureka we icyo gihe ariko uba ubonye isomo abasore rero umusore kwihakana nk'umusore aguteye inda akakwihakana wagenda umusebya oya umusebya se gute ko njya mbona hari ukuntu hari abakobwa usanga basebya abantu babyaranye ngewe ukuntu mbyumva papa w'umwana aba afite agaciro gakomeye kako kari akanyuzemo imbogamizi mujya muhura nazo wenda muri rusange ku basore umusore yaguteye inda cyangwa n'umugabo wubatse si bibaho bibaho cyane ugasanga abonye umukobwa mwiza nkawe agahita avuga ati ariko umukobwa yari yaragiye hehe di akakwishimira se bajya babishimira se abagabo ubu kandi bafite abagore bafite ingo zikomeye ese umugabo aramutse akwishimiye akagusaba ko mwabyarana wabyemera umugabo wubatse yego bigoye gute haba harimo nk'impamvu runaka yabimuteye wenda arashaka umwana wundi inyuma y'urugo buriya reka nkubwire ukuntu burya umugabo wanze umugore wa mbere n'uwa kabiri yamwanga oya ntago we ashobora kubigusaba ari ukubyarana gusa nta kubana nta kindi kintu yego umwana agakora nta se bari kumwe oya se we akajya gufasha buri kimwe cyose akavuga ati nge nzajya ngufasha buri kimwe cyose ari kumbyarira byaterwa n'impamvu runaka yabinyemeza nabyemera kuko nta rubyaro yabonye ku mugore wa mbere ushobora kubimwemerera imbogamizi rero abakobwa bajya bahura nazo bamuteye inda umuhungu yamwihakanye cyangwa n'uwo mugabo wubatse yamwihakanye akamwihakana akavuga ati reka ati sinjye naryamye ati ntago ari njye turyamana gusa ibyo bintu si bijya bibaho cyane cyane ntago birakubaho wowe ariko ntago birambaho ariko bishobora kuzakubaho Imana izabindinde ni ukubisengera izo mbogamizi mbwiraho mbogamizi muhura nazo buriya rero imbogamizi abakobwa bahura nazo zo kwihakana papa b'abana babo bakabihakana icya mbere aba yumva nta buzima bw'ejo hazaza akenshi aba yumva nta n'ubuzima afite aba yumva nk'uko uwa mbere yamwanze nta wundi muntu uzamukunda aba yumva ubuzima nyine buramugora yewe n'aba bantu bari bamufitiye akamaro bose bahita bamutakariza icyizere n'abavandimwe baraguta yego nta muntu n'uyu n'umwe uba ukwitayeho usibye wowe wenyine ku giti cyawe yego nta byo kuvuga ngo ubuzima bwanjye ngo hari uwundi uzamfasha urimamuka ni papa akenshi bijya bikunda no kuba ku bakobwa ubona batanishoboye yego ujya ubibona biriya bintu biba bibabaje cyane umusore aramutse abigukoze uwo mwana wazifuza ko abonana nawe bareka nkubwire ngewe ku giti cyanjye ukuntu mbyumva buriya umwana ntabwo aza mu mubano wanjye na se ntabwo yazamo umwana afite uburenganzira bwuzuye bwo guhura na se yego kubonana nawe
ikintu ntakora sinapima kwangisha umwana se kwa kundi ngo ntabwo uzamfatira ku mwana ngo nta nubwo uzigera umubonaho. Oya ye barabikora ariko njye ndi kwivuga ku giti cyanjye. Ntabwo napima kwangisha umwana se uko byagenda kose ni se. Yego. Ni amaraso ye kabone nubwo yaba yarakwihakanye. Ahubwo wowe murute. Nubwo yakwanze nubwo yagutereranye mwereke wowe yuko muruta wikwigira nkuko nawe ameze. Bivuge ngo wowe waba umubereye imfura. Yego. Waba ubereye imfura umwana ariko ntabwo ari se naba mbereye imfura. Naba mbereye imfura umwana wanjye. Umwana yazakura ugatangira nawe ukamubwira ati dore so yari yaragize gutya na gutya ibyo bintu. Hano noho hari n'ababyeyi banga abapapa akanga umwana we akamwihakana ntanamwihakane tuvuge ntabwo amwihakana bisanzwe ntakora inshingano nka papa atari uko adafite akazi agafite ariko buriya reka ngire nk'abagabo abagabo babikora buriya uba uri kurema ikintu gikomeye kandi utabizi. Yego. Wa mwana wanze ntabwo uzi ikintu azavamo. Icyo ni icya mbere. Kabone nubwo mama we nta ruhare yabigiramo ngo akwange ariko umwana nawe aba areba. Uzi umwana ukubwira ngo papa aranyanga sibyo? Papa ntabwo ankunda. Nta rukundo amugaragara. Nta rukundo. Hari n'abagabo bibwira ngo akihakana umwana akibwira ngo wenda ngo nta mafaranga afite ntaki. Urukundo rw'umwana ntago akeneye amafaranga. Akeneye rwa rukundo rw'umubyeyi. Rw'ababyeyi. Yego. Wowe mu bukene bwawe ita ku mwana wawe si ngombwa ngo umuzanire ibya mirenge. Uko ureza umwana niko gufata. Ushobora kumurera rimwe ukamugurira ikintu ubundi ukamubwira ngo nta mafaranga mfite. Yego. Ariko wamubaye hafi. Rero ubushobozi no kwita ku mwana aho hantu nta hantu na hamwe bihuriye. Ahubwo wowe ita ku mwana wawe mu bukene bwawe umwana avuga ati ariko papa arankunda. Turiya nta n'umwana ujya umenya ko ise akenye cyangwa iwabo bakene. Ntabwo ibyo bintu bibaho. Ibyo bintu bimenya kuza. Kandi abana bashimishwa n'utuntu duto cyane. N'abagore. Yego. Umwana ashaka kumuzanira bombo y'ijana akanezerwa. Biswi y'ijana akanezerwa pe. Ariko iyo wamwimye urukundo akura ababaye akura yumva umwanze kandi akuzi. Ntabwo abana bakeneye amafaranga. Abo bapapa namwe mwese mudukurikiye ntimukibeshye ngo mwumve yuko gukunda abana birimo amafaranga. Hari nk'umubyeyi wifata noneho umupapa yaramukoreye nk'ibyo byose kugira ngo atangishe umwana papa we akagenda akagura nk'inkweto akagura imyenda urumva akagenda akabeshya umwana ngo ibi bintu ni papa wawe wabikuguriye kugira ngo yumve ko ise amutekerezaho cyangwa ko amukunda. Buri urukundo umwana azakunda se ahanini ruri ku mubyeyi. Turuka ku mubyeyi. Yego, kuri mama w'umwana. Bivuge ngo aba bana bahura n'ibyo bibazo byo kuvuka batari kumwe na base akeshi bibabera imbogamizi. Umva zikomeye cyane. Akura atazi urukundo rwa papa abona urwa mama. Ariko abakobwa namwe wa mugani ko ari byo twavugaga umugore uri mu rugo niyo wamuzanira umugati w'igihumbi nta kibazo ewana wakira seka. Ariko wasura umukobwa ukamushyira umugati akagusekera buriya cyane biterwa n'umukobwa. Ubu nk'umugabo cyangwa umusore mukunda umusore kuko umugabo ho tujye ku basore. Umusore mukundana aragusuye araje ageze mu rugo azanye umugati utanarengeje igihumbi. Wenda ushobora kuba ari uniteze uko ari buzane n'ibindi bitewe n'ukuntu yakumenyereje. Uwo munsi akuzaniye ako kantu. Buri umwakirana umutima mwiza cyane. Uwo munsi ushaka ko ari wowe yabonye. Arega aho noneho niho biba bigaragarira.
mu bukire se wakunda nimba waramukunze muri ubwo bukire igihe yakweretse ubukene uramukunda? hari igihe n'umujama bikora ari kugutesitinga ari agatego yaguteze waba uri umukobwa ugahita uvuga ati yakennye reka n'igihe wa mugati waba ujemo ko ntacyo wamugana umugati uzingiyemo ko ntacyo sha cyane ari agatego wa mugani yaguteze. Gusa abakobwa namwe mufite musigaye mubangamira abasore gute? Murabiba ni nko kubiba, murabarya, murababeshya. Babarya iki? Amafaranga? Yego. Ese nta musore urarya amafaranga? Nawe. Oya ntawe pe. Ugeza hose. Ntawe ndarya amafaranga. Ubwo nuwo yayampaye abishaka. Ati utayamusabye. Ntayamusabye. Ntayamuriye. Ubundi sakeshi murayasaba de. Oya, reka nkubwire. Iyo abishaka arayaguha, atabishaka akabireka. Nase umukundiye amafaranga. Ariko hari igihe wenda we waba ugifitemo agasamusa mu mwaka urukundo. Uracyagafitemo? Turacyakunda. Turacyafite rwa rukundo rw'umwimerere rudashingiye ku mafaranga. Wagakondosha. Ariko warabibonye ko byazambye.